nabonye Imana itanga ifunguzo ku bantu. Imana irambwira ngo ni igihe cyo gusohorezwa amasezerano, ngo mwicike intege. Hari ibyo Imana igiye gushira ku murongo. Beliasi edonomo sekotaya bis. Data agiye kuguha ifunguzo zikingura mu isi y'umwuka. Mu byahishuwe haravuga ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga ntiyagira ukingura, yakingura ntiyagira ukinga. Ibyo Imana igiye gukingirana ntawe uzabikingurira. Ibyo Imana igiye gukingurira ntawe uzabikingirana. Nuzagerageza kubikingirana Imana izamukingirana agakanu. Ibyo Imana igiye guha umugisha ntawe uzabivuma ku buzima bwawe. Wonja nikomezaho nta undi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umugisha, yanyitangiye w'ikintu angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana aramaza wenyine, yanyitangiye w'ikintu angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana aramaza wenyine. Naho naterwa n'umwanzi Yesu ni umpagije, zajyanesha kubwa Yesu aramaza wenyine. Nta mugisha uri mu by'isi n'umurama utumuka, ibya Yesu ntibishira aramaza wenyine. Nzagera mu rupfu Yesu azaba ampagije, azanjyana iwe nduke. Yesu azaba ampagije, nzaba nambutse rwa ruzi, zamutse njya mu ijuru, zamwirebera mu maso. Yesu azaba ampagije, nzaba nambutse rwa ruzi, zamutse njya mu ijuru, zamwirebera mu maso. Yesu azaba ampagije. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti za Diratashye Ministry. Dushimiye Imana ise w'umwami wacu Yesu ko iduhaye umwanya, idukingurira irembo kugira ngo tubashe kuganira. Hari umuririmbyi wavuze ngo buri gihe kigira igihe cyacyo. Muri kumwe na Apostle Evode. Ni igihe abantu bacanganyukiwe, baribaza aho bagana, baribaza icyabafasha muri iyi si, ariko nta gihari. Abashakira ibisubizo mu mafaranga barayagwijije, none umugabo yafashe undi mugabo barendana. Abandi bubatse ibisirikare bihambaye ku isi,
barabifite ariko bari kurwana n'umwuka wa nyuma w'ubuzima. Abo tubona nk'abakomeye nabo bafite ibindi babona nk'ibikomeye. Umwe wenyine nje kukurangira waguha amahoro, akaguha urukingo, akaguha imbaraga, akaguha ubwiza, akaguha gushirika amanga, akaguha imbaraga, ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Utese uwabaha yicaye iburyo bw'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo, kubw'imirimo yawe n'ibitangaza wadukoreye. Turagushimiye cyane. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'igitinyiro. Fasha buri muntu wese ugiye gukurikirana ubu butumwa kugira ngo akanguke kandi abone ineza yawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dufite iyerekwa risa naho naryo si ryiza ariko sinaribi, gusa ni imbuzi ku bitwa abakomeye bo mu isi. Reka tuvuge mu isi. Nabonye hatera ibibugu, ikibugu cyarya umuntu kikanamuhitana. Ikibugu murakizi ni bya bikoko ni bya bisimba bimeze nk'amasazi. Reka tuyita amasazi makuru, amasazi manini. Ndabwirwa ngo buri muntu wese ukomeye ku isi yose, wenda nubwo hari uwavuga ngo twabivuze mu Kinyarwanda, ariko uw'Imana bashobora no kumusobanurira, ashobora no kwambara amayekuteri asobanura Ikinyarwanda, ashobora no kuba wumva Ikinyarwanda ukabisunikira wenda ukomeye muziranye. Iyo tuvuze abakomeye ni mu ngeri zose, abanyamadini, abanyepolitike. Ntihabeho kwibuka ko hari Imana yadushyize ku isi. Hanyuma icyo kibugu cyaryaga umuntu kandi cyamurya agahita ahura n'akaga k'uburwayi buhambaye. Numva ijwi rirambwiye ngo habeho gusenga, dusengere abami n'abatware ndetse n'abakomeye babungirije, kugira ngo umwanzi atabanyaga akabavutsa aho bari kugeza ibihugu byabo n'abo bayoboye. Ku isi nta ukomeye n'umwe utarubatse ibimurinda, ariko hari ikintu mwibagiwe: kuramya no guhimbaza yabahamagaye. Ku isi nta gihugu na kimwe kidafite igisirikare kikirinda n'intwaro zaba nke zaba nyinshi, ariko hari ikintu kimwe abakomeye n'aboroheje bibagiwe: guha agaciro iby'Imana utagendeye ko hari ababivanze. Guha agaciro iby'Imana hatagendewe ku baseseye mu by'Imana atari ab'Imana. Hari umugabo witwa Nebukadinezari,
yarayoboye ibihugu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 ibihugu 20 ibihugu 30 40 50 kugera ku 122. vuga ngo yarahambaye, ariko yibagirwa kimwe, ko hariho Imana. arema imana ze, biranamuhira, amara umwaka umwe ku ngoma, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. igihe kigeze atangira kunyaga Abisiraheli abakura i Buyuda abajyana i Babiloni, umurwa mukuru we yari yarubatse. ariko habamo abahungu batatu, Sadaraki, Mishaki, Abedenego. baramije Imana muri icyo gihugu bitandukanye n'iby'abaramyi mbona. baramya bakojya no kwamamaza inzoga. baramije Imana, i Babiloni iranyeganyega, baravuga ngo tubonye abantu batuzaniye Imana itandukanye niyo twari tuzi. abahungu baramije Imana kugeza ku rwego babashira mu itanura ry'umuriro, barinda bapfa bizeye. ayipika isa. iyo mvuga ngo gupfa si uko umuriro wabatwitse, ariko barabakaranze kugeza ku rwego umuntu ashobora kuba yapfa ahagaze, kwicara imbere y'umwami akakuvuga ngo nenyegeje 7, ubwo ni urupfu. akakubwira ngo nutabikora ni njye nawe, urwo ni urupfu rwa kabiri, kuko nta mwami utwarira inkota ubusa, ayitwarira kwica kameme. gatatu, kubaterura babahambiriye. bundi bahambira imirambo bakaba ariyo bashyira muri za morgue mu mico y'Abayuda. iyo bajyaga guhamba, abenshi barahambirwaga cyangwa hahambirwa n'ibivumwe. ndagira ngo mvuge ko icyo nashatse kuvuga ni iki: isi iyobowe nabo mu bihugu wenda by'iburengerazuba cyangwa se n'ahandi, ariko sigaye mbona nabo babarasira ku karubanda. kandi bafite uburinzi buhambaye. hari abashakira ibisubizo mu bakomeye b'isi, ariko nabo bifashe ku matama. abaganga bakomeye ntibari kubasha kubona ibisubizo. Yesu wenyine numwakira niwe gisubizo cyawe, niwe muzabana ugatunga n'amahoro. gutunga ni kimwe, gutunga amahoro ni ikindi, ni ibintu bibiri. njyewe uwangira umwami w'isi yose akanyambura amahoro ntacyo byamarira. njyewe uwangira umutware w'icyo ashatse akanyambura Kristo ntacyo byaba bimaze. birata kubana na Yesu harya umuceri uri samboga kandi ifite Yesu. mutese kusa gutyo, washonje ukagumana na Yesu. ibyo ni ibitekerezo byawe kandi ukagerageza Uwiteka Imana yawe. message ya kabiri, nabonye Imana itanga ifunguzo ku bantu. Imana irambwira ngo ni igihe cyo gusohorezwa amasezerano, ngo mwicike intege. hari iby'Imana igiye gushira ku murongo. Beliasi edonomo sekota ya bis. data agiye kuguha ifunguzo
zikingura mu isi y'umwuka. Mu Byahishuwe haravuga ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi ukinga ntiyagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Ibyo Imana igiye gukingirana ntawe uzabikingurira, ibyo Imana igiye gukingurira ntawe uzabikingirana. N'uzagerageza kubikingirana Imana izamukingirana agakanu. Ibyo Imana igiye guha umugisha ntawe uzabivuma ku buzima bwawe, ibyo Imana igiye guhezagira ntawe uzabitongera ngo bikunde. Imana igiye gutesha agaciro imbaraga z'umwijima. Ibyo nabonye byaje bishamukanye n'ibi. Hariho inkundura y'abitwa abakozi b'Imana cyangwa bitirirwa izina ry'Imana. Sometime rimwe nibo, irindi kuko ntabizi wasanga atari nabo. Ariko reka tuvuge ngo abakozi b'Imana. Iyi nkundura ikozwe n'amaboko y'abantu, ariko inkundura y'abapfumu n'abakonikoni n'imyuka mibi n'ibitambo n'ibigirwamana diripoza ano, yo irakorwa n'Imana idakoresheje amaboko y'abantu. Waba wumvise iri yerekwa? Byandika ahantu bizaba. Navuze ngo isi iri kwanika abakozi b'Imana, ariko ijuru naryo rigiye kwanika abakozi ba Satani. Uyu mwaka utangira nabwiye abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima bakihisha mu Mana. Mvugira kuri televiziyo imwe nashatse kuvugira hano, ndavuga ngo uyu mwaka umuntu ufite ubwenge yiyeze, niba afite ibyo yavangiyemo Yesu abicomokora atangire azero. Abantu kubwa matiriyari n'amabiliyoni bakira, kubw'imitamenwa baguze n'ibiki n'amazu y'ibitabashwa, baravuga bati ni ibyako gasazi. Nibyo jewe nibyo nakunda. Ariko hari detaye zinyereka ko hari ibintu byitwa umukwabo w'Imana. Yego hari n'abazarengana, yego birasatira abakozi b'Imana bukuri, kuko nihaza ababivanga bagahanirwa ibyo bakora, hazazamo n'abandi babirenganiremo ari ab'Imana by'ukuri. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umukwabo w'Imana hagati y'Imana n'abasenga ibishushanyo n'abiremera icocero bose uko bangana, ndababurira uriya mwaka utangire 2025 waretse Imana zindi wizeye yaguhaye umwuka uhumeka. Si message zigera kuri 3, nta nubwo ntinda. Reka niririmbire umuririmbi dusoze. Yesu abaho umugisha. Imana ibane namwe, Imana ibakomereza amaboko, Imana ibambika kimbaraga, Imana ibarwanirire. Uwabatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa nica mugongo,
abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwami jya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we nimunyihorere, ndamara amaje pe kujya mu ijuru. Have wa bwoba we nimunyihorere, ndamara amaje pe kujya mu ijuru. Fada, urakoze ku bw'ubutumwa utanze unyuze muri njyewe. Ndakiye abadayimoni n'imbaraga zo guhora mu izina rya Kristo Yesu. Reka umwanzi Satani atsindwe, imbaraga z'umwijima zihunge. Utange umuti n'urukingo bikingire abami n'ibikomangoma. Ndasenze kugira ngo isi ihabwe amahoro ava kuri wowe. Ndasengera abami n'abatware mu izina ryawe Yesu Kristo wabambwe. Ntitwifuza kubura n'umwe, ahubwo turashaka kubahaza uburame. Bagirire neza, ubambika imbaraga, bana nabo, bakorana nabo mu izina rya Yesu. Ibyaha byose bakora cyangwa bakoze ubejeshe ukuri, ubereshe ijambo ryawe. Twazanezerwa kubona abaperezida bicaye mu ntebe y'ubwami bw'Imana bari kwimana ingoma na Kristo. Twazanezerwa tubonye abaminisitiri bicaye mu bwami bw'Imana bicaranye na Kristo umwana w'intama w'Imana. Twazanezerwa mu gitaramo cy'abera turimo turamya duhimbaza Imana, turi kubona abakomeye n'aboroheje bose bazamuye amaboko bari kuvuga ngo yada. Twazanezererwa mu gitaramo cy'abera turindiriye umuzuko, turindiriye urupfu no kuzuka kw'abera, kandi turindiriye kuzakubona mu bicu. Ubwo uzahagarara ku bicu uzambika ikamba abanesheje. Yakobo umugaragu wawe yaranditse aravuga ngo wayiguyanganiye umugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abamukunda bose. Ndakwinginze ukomeze kuganza no gutegeka, wimure imisozi itabimenye, usenye abadayimoni n'imbaraga mbi z'umwanzi zose, unanize ubwami bw'umwijima, utesha agaciro ibyaha byose Mwami twagucumuyeho. Gukiranirwa kwacu kutuveho, ahubwo twambare gukiranuka kwa Kristo. Ubwo hadutse inyigisho ziyobya zibwira abantu ko Kristo yapfiriye ibyaha byose kandi akaba yarabipfiriye ngo tubikore, izo nyigisho tuzicishije mu murongo utukura. Abera by'ukuri barokoke umujinya uzatera isi. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga mu mbaraga za Mwuka Wera. Amen, 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 amen. Turabashimiye ku bantu mwakoze subscribe kubera ko mwahisemo neza, nta gihombo mwagize, kubera ko burya aho gukirika ku bitagira umumaro burya washyira ikiganza cyawe ku bintu bizakugirira umumaro. Nibura ushaka kuba utanakirijwe ariko jya udukurikirana, ntacyo bitwaye. Imbuto tubiba igihe kizagera zibyare umusaruro ku buzima bwawe. Yesu abahe umugisha, Imana ibane namwe. Shalom, shalom, shalom.